banyarwanda mwe mwese banyarwanda mwe mwese uhaguruke turinde dore uwiteka aja tuga. Ni inkuru mbi cyane kuri Pastor Julienne Kabanda, ni inkuru mbi cyane ku bakristo ba Grace Room bose aho bari mu gihugu cy'u Rwanda. Ngira ngo murabizi neza ko Pastor Julienne Kabanda ndetse na Grace Room ari kimwe mu byari bikomeje kugenda bikundwa cyane, cyangwa Pastor Julienne Kabanda n'umwe mu bantu bari bakomeje kugenda bakundwa mu bijyanye n'ivugabutumwa, mu bijyanye n'ubupasiteri, mu bijyanye no kwigisha ijambo ry'Imana, mu bijyanye no kuba yahanurira abantu. Uyu Pastor Julienne Kabanda rero ministeri y'ikaba tayari yamaze kwamburwa ubuzima gatozi. Byifashe bite rero? Reka tugaruke ku itangazo ryasohoye mu kanya na RGB, ubundi tugaruke ku bijyanye n'iyi Grace Room. Twihuse cyane rero, reka tujye ku itangazo risohoye mu kanya ku rubuga rwa X, aho risohowe n'ubundi na RGB. Twihuse cyane rero, iri tangazo rigira riti Kigali ku wa 10 Gicurasi 2025, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ruramenyesha abantu bose ko rwambuye icyemezo cy'ubuzima gatozi Grace Room nka ministeriya ihuriweho n'indi miryango kubera kutubahiriza ibikubiye mu itegeko rigena imitunganyirize n'imikorere by'imiryango ishingiye ku myemerere. Grace Room yakunze gukora ibikorwa bijyanye no gusenga bikaba habanye n'ibikorwa ndetse n'intego z'iyi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Imiryango yose yanditswe na RGB isabwa gukora ibikorwa bijyanye n'intego zayo kandi ikagenzura neza ko ibikorwa byayo byose bijyanye n'intego nyamukuru yagaragajwe mu gihe cy'iyandikwa. Gukora ibikorwa binyuranye n'ibyasabiwe uburenganzira bituma hafatwa ibihano byo mu rwego rw'ubutegetsi, harimo no kwamburwa icyangombwa cy'iyandikwa cyangwa cy'ubuzima gatozi igihe bibaye ngombwa. Urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruributsa imiryango yose ishingiye ku myemerere ko igomba guha agaciro icyangombwa cy'ubuzima gatozi yahawe no gukurikiza ibiteganywa n'itegeko ndetse n'amabwiriza bigenga y'imiryango. Igikorwa cyo kugenzura ko amategeko n'amabwiriza byubahirizwa kizakomeza mu rwego rwo guteza imbere umuco wo kubazwa inshingano no gukurikiza amategeko mu miryango ishingiye ku myemerere. Gira ngo uko byumvira rero, tayari ministeri ya Grace Room Ministries yamaze gufungwa, cyangwa itorero Grace Room Ministries rikaba ryamaze guhagarikwa gukorera ku butaka bw'u Rwanda, abaryamba ubuzima gatozi. Ibi bikaba bijyanye n'uko iri tangazo risohowe nk'uko mubyumvira. Ni ukuvuga ngo iyi Grace Room Ministries ngo yagiye ikora ibikorwa bijyanye no gusenga, ngo ariko mu gusaba ibyangombwa cyangwa mu byo baherewe uburenganzira ibyo ntibyari birimo, ntabwo byari mu ntego y'iyi ministeriya nk'uko bigaragara mu mategeko shingiro yayo. Ngira ngo murabyumvira rero. Ibi bintu rero abantu benshi bakomeje kubyibazaho ku mbuga nkoranyambaga, abandi batukubyaenda kose araza kubikurikirana bive mu nzira byongereye bijye mu buryo, ariko itegeko ryamaze kumuhana. Ibi rero ni inkuru yabaje, ngira ngo nk'uko mubizi yakomeje kugenda akora ibiterane byagiye bikundwa cyangwa bikitabirwa ku buryo budasanzwe nk'icyabereye muri BK Arena mu minsi mike ishize, aho mu byumweru bibiri bishize yakoze iki giterane cy'amateka cyitabiriwe ku buryo bw'agatangaza, aho Kigali Arena cyangwa BK Arena yari yuzuye. Hari hagati ya tariki 25 na 27 Mata, aho abantu bitabiriye bambaye umweru, aho yasenze ku buryo budasanzwe, yasenze agahanura. Nyuma y'igiterane hakomeje kugenda havugwa amakuru menshi agiye atandukanye avugwa ko uyu Pastor Julienne Kabanda akorana n'imyuka mibi, havugwa amakuru menshi cyane avuga ko akorana na Satani. Gusa ibyo byose byakomeje kugenda bigaragara ko ari ishyari, ari ukumurwanya, ariko tayari nyuma y'uko ngo ibyo yakoraga bitari byubahirije amategeko cyangwa ibyangombwa yasabye bitari barimo ko azajya asenga, RGB yahisemo kuba yamuhagarika.
tugiye kugaruka rero ku bijyanye n'ibikorwa bitandukanye yagiye akora, usibye gusenga, ibitangaza bitandukanye yagiye akora, dore ko yagiye ashyigikirwa n'abantu batandukanye mu nzego zitandukanye, yaba mu nzego za leta bakomeje kugira bitabira ibiterane bye, yaba hanzi bakomeye mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo. Byakomeje kugenda bigaragara ko uyu Pastor Julienne Kabanda ari umwe mu bapasiteri b'abadamu bakunzwe ndetse no mu karere, usibye mu Rwanda gusa, ariko akaba yaragiye nyine agaragaza igikundiro kidasanzwe ndetse n'ibitangaza bidasanzwe. Yagiye akora ibikorwa rero bitandukanye byo gufasha mu buryo bugiye butandukanye, usibye gusenga nk'uko byakomeje kugenda bigaragara ndetse binavugwa mu bitangazamakuru bitandukanye. Tugiye nko mu minsi yashize, hari ku itariki ya 2 Gashyantare 2025, aho hasohotse inkuru ivuga ko Grace Room Ministries ya Pastor Julienne Kabanda yatanze imyambaro y'ishuri ku banyeshuri barenga 600, no kuvuga ngo uniforme zirenga 600. Nizi muzankano rero ngo Grace Room Ministries ubusanzwe ikoranya n'Utarama mu mujyi wa Kigali yatanze imfashanyo y'impuzankano y'ishuri cyangwa uniforme ku banyeshuri 609 biga mu kigo cy'ishuri cya Groupe Scolaire Remera mu karere ka Gasabo. Ni igikorwa cyabaye ku munsi w'intwari z'igihugu tariki ya 1 Gashyantare 2025, cyitabirwa na Vice Perezida wa Sena Nyirahabimana Sorina n'ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali. Icyo kigo cy'ishuri cyashinzwe muri 2026, kigwamo n'abanyeshuri biganjemo abaturuka mu miryango ikenye bagera kuri 609, harimo 470 biga mu mashuri abanza n'139 biga mu cyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye. Bishatse kuvuga ko abanyeshuri bose biga muri icyo kigo, iyi Ministries ya Grace Room yabahaye uniforme icyo gihe. Uwashinze Grace Room Ministries rero akaba n'umushumba mukuru wayo Pastor Julienne Kabanda, akaba yaravuze ko igikorwa bagiteguye mu rwego rwo kunganira aba bana kandi banabigisha umuco w'ubutwari bakiri bato. Avuga kandi ko guhuza ivugabutumwa n'ibikorwa byo gufasha ari kimwe mu byo bashyize imbere mu rwego rwo kuza neza imirimo bakora. Amagambo ye icyo gihe yaragize ati, ijambo ry'Imana ritubwira gukora ibikorwa nk'ibi kuko Imana ari urukundo. Nka Grace Room Ministries tugenda dufasha abantu batandukanye kandi tubona bihura neza n'ibyo Kristo Yesu yadusabye gukora tukiri ku isi. Umuyobozi w'ishuri rya Groupe Scolaire Remera umugore wera Adrienne nawe yashimye cyane Grace Room Ministries kubwo igikorwa cy'urukundo yaberetse. Mu magambo yagize ati, Grace Room Ministries yadufashirije abana, irabambika, iranabagaburira muri gahunda ya dusangiye lunch, kandi baracyafite ibikorwa bateganya kudufasha. Twishimye cyane kuko ni umufatanyabikorwa mwiza twungutse kandi tubona tuzagumana. Vice Mayor w'umujyi wa Kigali ushinzwe imibereho myiza Urujeni Martine we yavuze ko igikorwa cy'ubugira neza cyo guha inkunga abanyeshuri nacyo ari igikorwa cy'ubutwari kuko gishyigikira iterambere ry'igihugu. Mu magambo yagize ati, kugenera abiga kuri iri shuri inkunga y'ibikoresho bitandukanye ni ubutwari kuko ni uburyo bwo gushyigikira ibyiza igihugu cyagezeho no gukomeza gufatanya n'ubuyobozi bw'igihugu n'ubw'umujyi wa Kigali mu gufasha abana kwiga neza. Ngira ngo rero nk'uko mubyumviye impamvu nari ngarutse ku bijyanye na ni Grace Room Ministries, ni iteraniro aho iteraniramo abaturutse mu matorero anyuranye, aho yashinzwe muri 2018, ikaba ikoranya Rutarama ariko ifite n'abandi bayoboke hirya no hino ku isi. Uretse ivugabutumwa rero ikora n'ibindi bikorwa byo gufasha abantu, harimo no gukura abana n'urubyiruko mu muhanda no kubigisha kureka ibiyobyabwenge. Gusa tayari yamaze kwamburwa ubuzima gatozi. Ibyo nashaka kugarukaho rero ni uko Grace Room Ministries itakoraga ibikorwa byo gusenga gusa, ahubwo yakoraga n'ibindi bikorwa by'ubugira neza ndetse n'ibindi bitandukanye nk'uko mwabyumviye muri inkuru. Ni Pilot Rwanda nk'ibisazwe rero ndabakunda cyane, mukomeze muhane nanjye Brace Up, ndakomeza kugenda bagezaho ibijyanye na Julienne Kabanda Pastor ndetse n'izindi nkuru zose zitandukanye zigenda zivugwa mu gihugu cy'u Rwanda, yaba mu iyobokamana, show business n'ibindi. Mukomeze muhane nanjye.